maje gusobanukirwa yuko yego iri jambo twize ngo nta rubanza tugicirwaho. Yego. Ngende uba nasobanukiwe cyane kuko n'ibintu turirimba nta nubwo tuba tubizi. Yego ma. N'indirimbo zose turirimba. Yego. Ntago tuba tuzisobanukiwe ngo twumve indirimbo turimo kuririmba. Yego rwose. Hari indirimbo ivuga ngo nta rubanza tugicirwaho. Yego. Ngo twarababariwe n'amaraso ya Yesu. Amen. Nge ndumva namajije gusobanukirwa nuko nababariwe n'amaraso ya Yesu. Amen. Kuko numva ko nta rubanza na rumwe gicirwa kubw'amaraso ya Yesu. Nimukomere Yesu amashyi. Wowe mama ku ruhande wewe wabyumvishe gute? Ngomba gutanda umukiranutsi. Kubera iki ma? Kubera ko nizeye Yesu. Haguruka. Kubera ko nizeye Yesu. Tubwira icyo wamwizeyeho. Cyo namwizeye nuko yambara ibyaha byanjye byose. Amen. Uranamurebaga rwose. Kuko iyo ugiye mu ishuri uyu munsi ushobora kwiga ugataha ari ko wumvise buhari ibyo niyunguye. Ni iki wamenye none? Ikintu namenye. Nkasanga koko nicyo. Yego. Kuvuga ngo ndaza nihanira uyu nguyu nawe ari umunyabyaha naje gusanga koko biri nari nikosa. Kuko ndamwihanira nawe ubwe ibyiwe nibirebire. Yego. Arananyumvira ubusa nawe ubwe ntiyabasha no kwikiza ibyo yikoreye. Yego. Oya nibyo cyo nagifasheho umwanzuro ko nta muntu nzongera kujya kubwira ibyanjye nawe ibyiwe ntaba yabimbwiye kandi nawe afite birebire. Yesu akimara gupfa twababariwe ibyaha. Wababariwe vuga wowe. Narababariwe. Kubera iyihe mpamvu iyo nza kuba ntarababariwe. Yego. Ibyaha njyewe niyiziho nkora. Yego. Nakabaye narapfuye kuko mbere umuntu yakoraga icyaha yakwinjira mu rusengero agahita apfa. Yego. Kubera ko bari batarababarirwa. Ukamwizeraho iki imbere ya byose? Nkamwizera ko yambabariye kandi ari umwana w'Imana kandi mu kuboko kwe afite no kumpa izo mbaraga zishobora. Urakoze cyane. Imana ishimwe. Urakoze cyane. Sibyo? Ubundi ni cyane amategeko amaze no kugira ngo twemeze ko turi abanyabyaha. Sibyo? Aho niho tugiye kugera mu kanya. Sibyo mwabyumvishe? Icyo nicyo amategeko amaze ariko uriya mu mama atangiye kumva ko akeneye iki? Imbabazi kugira ngo azajye he mu ijuru. Nta muntu uzajya mu ijuru kubera ko yashoboye amategeko ntawubaho. Sibyo ni imbabazi zatujyana he mu ijuru. Tugiye gusoma Abaroma 3:21 kugeza kuri 24. Abaroma ibice 3 umurongo 21 kugeza kuri 24. Dusoma Abaroma ibice ni 3 umurongo 21. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Yego. 21. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko y'ibyahanuwe ari byo biguhamya. 22. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibi bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Mwabyumvishe? Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwagize gute? Mwitonde cyane. Sibyo? Tugeze ahantu heza cyane. Sibyo? Byayoze kwari dufite naha bigiye kugira ute? Dore hari umumama wagize gutyo no yumiwe. Oya, ahubwo tugezaho gutsindishirizwa. Gutsindwa twatsinzwe, ariko tugezaho kugira gute? Sibyo? Abaroma 3:21 kugeza 24 bamaze kudusomera bavuze ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwagize gute? Kwahishuwe cyangwa se kwagaragajwe. Kwabonetse se mu yandi
ngo kudaheshwa n'amategeko. Twabonye ko naho umukiranutsi biciye ko yubahirije iki, ariko ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahi kudaheshwa umuntu adaheshwa nuko yashoboye muri kubyumva, nubwo amategeko n'ibyahanuwe bihamye uko gukiranuka. Bivuze iki? Bivuze ko abahanuzi bagiye bavuga iby'uko gukiranuka, na Mose mu mategeko yanditse iby'uko gukiranuka. Muranabyibukaga kare twavuze ku mategeko banayatanga, baravuze ngo naba ari we babinyuzaho bizajye byagira gute. Burya bavugaga Yesu uzakora ibyo amategeko asaba mu cyimbo cyacu, gukiranuka abonye akaba ariko batuzanira, be kuyaduha direct twe twapfa, ahubwo babikunyuzaho ubikora mu cyimbo cyacu bizajya byatugeraho babitwihere ku buntu. Niba ngo gukiranuka rero amategeko n'ibyahanuwe ngo birakwemera biraguhamya. Ba Yesaya bahanuye ibya Yesu uzatuzanira gukiranuka. Biri kumvikana? Njagura gukiranirwa igihano kiduhesha amahoro cyari uwo ninde wabivuze? Uwo ni Yesaya. Niba abahanuzi bahamije iby'uko gukiranuka, sibyo? Yeremiya avuga uwitwa Shami uzaza, ngavuye mu gitsina cya Dawidi ngazitwa ngo Shami, ngo bisobanura ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Uwo ninde? Ni Yesu, niwe Shami. Biri kumvikana? Niba agomba kuzatuzanira gukira twe tutari kubasha kugira ute kubona, mubyumve neza. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahi kudaheshwa n'amategeko. Nubwo amategeko, sibyo, n'ibyo abahanuzi bavuze bihamya uko gukiranuka, sibyo? Tujyane ngo niko gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana apana uko umuntu noneho, ahubwo ni ukwi abizeye bose baheshwa no kwizera nde? Yesu Kristo, ari natandu ngo kuko bose bakoze ntibashyikira ubwiza, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu ibibahereye, ngo kubwo gucungurwa kubonerwa muri nde? Imana ishimwe cyane. Mubyumve neza, twaratsinzwe ariko tuza kugira ute? Gutsindishirizwa kubwo gucungurwa nande na Yesu Kristo. Biri kumvikana? Gutsindishirizwa ni gute? Ndagira ngo basobanurire, sibyo? Mu ntege amatwi. Mu rukiko urubanza rwansinze, rwagize gute? Rwansinze. Hari utatsinzwe muri twe uko mwabyumvishe? Ngwino hano chef, ngwino hano. Mu rukiko urubanza rwagize gute? Rwamutsinze, sibyo? Uyu ni umwambaro w'abantu batsinzwe. Batsinzwe n'iki? N'urubanza, sibyo? Bari muri ndemeye. Abantu bamaze kugira ute? Gutsindwa, banakatiwe bagomba kugira ute? Gupfa, kubera ko ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Urimo murabyumva? Hari na Yesu utarigeze akora icyaha. Ngwino hano chef, sibyo? Hari na Yesu utarigeze akora iki? Icyaha na kimwe, ariko sibyo? Nzanira ku kantu niba ntacyo bigutwaye, ako wifubitse kanzanire hano. Ako, sibyo? Hari Yesu utarakoze iki? Icyaha. Okay. Hari Yesu waje kumva urubanza, sibyo? Waje kumva iki? Urubanza, ariko mu isomwa ry'imyanzuro y'iki? Y'urubanza bavuga ko uyu mugabo yagize ute? Yatsinzwe. Kikimukuyeho kugira gute? Ari ugupfa, sibyo? Ariko hari na Yesu arigeze agira ute? Akora icyaha, sibyo?
wera uzira inenge. Uri kubyumva? Yumvishe urubanza rutsinze uyu mugabo, sibyo? Aravuga ati ariko nanjye hari icyo nongeraho. Sibyo? Aravuga ati nanjye hari icyo nongeraho, sibyo? Naje hano kubera uwo mugabo. Nari mbizi ko urubanza rumutsinda kuko nuwo kwa Adamu. Biri kumvikana? Naje ariko nje kugira icyo mufasha. Biri kumvikana? Atese birashoboka ko mwamwambura umwambaro w'ubunyacyaha mukawuma, sibyo? Ariyo bya byaha byacu, nanjye nkamuguranira nkamuha umwambaro wo gukiranuka kwanjye. Muri kubibona? Ambara dore ikibazo abantu bafite ni uko utemera ko Yesu yatwaye ibyaha. Sibyo? Ntago amazina yabo nyazi. Witwa nde? Jimmy. Wowe? Emmanuel. Sibyo? None muri aba bantu bombi buri umunyabyaha agiye kuba nde? Si Jimmy? Hari icyaha yakoze? Ariko ahindutse iki? Umunyabyaha. Umwera abaye nde? Abaye nde? Emmanuel. Kuriya kwera afite yaragukoreye? Ni ukwande? Ni ukwa Yesu amwambitse. Sibyo? None se uyu nguyu urukiko rurakomeza rumukurikirane? Rurajya kuri nde? Uyaribera iki? Yitahire. Yesu rero amucakira burya, sibyo? Batangira kumukubita inkonji, bamwambika ikamba ry'ambaho, bamutera icumu, bamutera imisumari. Ni ibyaha byanjye nawe, sibyo? Bya byaha byaguhamye Yesu yaravuze ngo abari we bagira gute? Babibaraho, sibyo? Hanyuma wowe uhinduka iki? Ariko utsindi nande? Biri kumvikana? Biri kumvikana? Ni ibyaha byanjye byakwishe ntabwo ari zangu mansa, biranyobeye birantangaje nzajya mbitangarira, biranyobeye birantangaje yuko wankunze utyo Yesu, sibyo? Wishyize w'ibyaha byanjye bihinduka nk'ibyawe, weho ntacyo wakoze ninjye bakujiji, biranyobeye birantangaje nzajya mbitangarira, biranyobeye birantangaje yuko wankunze utyo ye. Genda wicarire. Sibyo? Mwe mu cyimbo cyanjye nkunyize kuri mbu, ahubwo nzajye mu ijuru ngushima ubudasi, biranyobeye birantangaje nzajya mbitangarira, biranyobeye birantangaje
yuko wankunze uryoye. Dusomere urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino igice cya 5 uhere ku murongo wa 17 urageza kwa 21. N'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorino igice cya 5 umurongo wa 17 ugeze kwa 21. Ne urwandiko rw'Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17. Yego. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. 18. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. 19. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. 20. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. 21. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Bavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe, ibya kera biba bishize. Sibyo? Aba ari icyaremwe, ibya kera biba bigize gute? Bishize. Ngariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwande, ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga. 19. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari, ntiyabikibabaraho ibicumuro, ntiyabikibabaraho ibicumuro ngo biranejeje. Kuko muri Kristo niwe Imana yiyungiye n'abari, ntiyabikibabaraho ngo niri kubivuga n'ijambo ryayo. Mama we yabyumvira ati ntabwo dushyira abanyabyaha, we yasetse yataganga. Sibyo? Muri Kristo Imana yiyunze n'abari, ntiyabikibabaraho ibicumuro. Yes. Umve ijambo ukuntu rivuga ngo kandi none we yatubikije ijambo ry'iki? Ry'umwuzuro. Yatuhaye ijambo ry'ubwiyunge hagati yayo n'abantu. Tujye kwamamaza ijambo ryo kuzura n'Imana, ryo kwiyunga. 20. Niyo gituma tuba intumwa mu cyimbo ndetse bisa naho Imana ibingingira. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge, kuko utigeze kumenya icyaha. Umva umurongo wa 21. Utigeze kumenya icyaha ninde? Ni Yesu Kristo. Sibyo? Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Umve. Kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mwabyumvise? Yesu yahindutse iki? Ari cyo yari yakoze? Ariko ahinduka iki? Mwabyumvise? Ngo ariko kwari kugira ngo natwe muri we duhinduke gukiranuka kw'iki? Kw'Imana. Mwabyumvise? Twaraguranye. Atwara ibyaha, we atwambika gukiranuka. Wabyumvise? Duhinduka abakiranutsi, wahinduka iki? Hanyuma ibyaha byacu bituma ajya hehe? Gukiranuka kwiwe kugomba kutujyana hehe? Mwabyumvise? Uburyo umuntu ajya mu ijuru, mwabyumvise?
mwabyumvishe? Ibyo ni byo umuntu yizera adashidikanya. Mwabyumvishe? Ibyo ni byo umuntu agira gute? Yizera adashidikanya. Akizera ko bya byaha akomora kuri nde? Kuri Adamu, sibyo, na Eva, atakwikiza, anagerageza n'ubundi akabyisangamo. Ngerageza gukora ariko ibi bikananga nuko umuntu ameze. Ibyo biri mu Baroma mu gice cya 7 guhera ku murongo wa 15 kumanuka kugeza nko ku 20. Ugerageza gukora ariko bikagutanga iki? Kubera ko ari ku kamere yawe igize ute? Imeze. Sibyo? Yego, ariko ibyo byose tujyane nibyo Yesu yagize ute? Yajyanye, yabyishyizeho, bihinduka nk'aho ari ibye kandi nta cyageze akora. Ariko nawe iyo ubyizeye akwambika gukiranuka kwe. Yakiranutse imyaka 33 hano mu isi ntiyakora icyaha na kimwe. Uri kubyumva? Kwari kugira ngo akubonere gukiranuka kuzakujyana he? Mu ijuru. Gukiranuka kwiwe rero arakuguha, Imana ikakukwandikaho nk'aho ari wowe wakiranutse. Wabyumvishe? Nk'uko ibyaha byawe nabyo Imana yabimwanditseho nk'aho ari wagize ute? Ntibyamuhamye se? Byasabye ko abikora se? Hoya, nuko yabyemeye gusa. Nawe nubyemera, Imana irakwandikaho gukiranuka kwande? Kwa Yesu. Ikukwandikiyeho nk'aho ari ukwawe, nk'aho ari wowe wagize ute? Wagukoreye. Biri kumvikana? Wigire mu ijuru ubikesha nde? Ubikesha nde? Yesu Kristo. Sibyo? Ese hari umuntu uri utemera ko ibyaha bye Yesu yazize? Arahari ngamanike akaboko? Ninde uri hano utemera ko ibyaha bye ari Yesu yazize? Arahari? Arahari? Okay. None se ibyaha byawe Yesu yazize ni bingahe? Usubije ngo ni byose niwe nemeye. Sibyo? Azongera gupfa Yesu? Azongera gupfa? Yapfuye kandi apfira ibyaha byawe byose. Niba yarabipfiriye se, Imana iracyabikubaraho? Twasomye ngo muri Kristo n'Imana yiyongeye n'abari ntiyabikibabaraho. Siko twasomye se? Wari ubizi ko Imana ikikubaraho ibyaha se? Ntabwo ikibikubaraho. Kubera ko bibaze kuri nde? Aho rero muragiye kumva ko harimo n'amakosa nyine mujya mukora kubera kutamenya icyo Yesu yagize ute? Yakoze. Kubera ko Yesu ntabwo azongera kugira ute? Kugira gute? Gupfa. Kandi ibihembo by'ibyaha ni iki? Imana iramutse ikubaraho icyaha byasaba ngo Yesu yongere apfe kugira ngo kikuveho, si byo se? Ariko Yesu yapfuye apfira ibyaha byacu, duhinduka iki? Imbere mu buryo bw'iteka ryose. Dusomere mu Baheburayo 10 umurongo wa 10. Mureke twumve. Dusome Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 10. umurongo wa 10. Mutega amatwi. Uko gushaka kw'Imana. So mureba hariya. So mureba bareba abantu kugira ngo bumve. Dusome Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 10. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Uraburetse kwicara. Gushaka kw'Imana kwatumye 10 umurongo wa 10. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Tugira gute? Tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe ngo bibe bihagije, bibe bihagije, bibe bihagije. Twarejejwe cyangwa nitwejejwe? Ngo kangahe? Ngo bibe kugeza
iteka n'imyaka ingahe ma? Iteka n'imyaka ingahe mama? Turabere mu myaka ingahe? Twarejejwe cyangwa ntitwejejwe? Nta muntu uri kubyumva muri mwe? Mwatangiye kubyumva? Nta kibazo, abatabyumva nabo baraza kubyumva. Ariko se ntabatangiye kubyumva? Sibyo? Ntabatangiye kubyumva? Uburyo imbere y'Imana yahindutse uwera kugeza iteka, abikesha iki? Amaraso ya Yesu yamenetse ngo yabihagije iteka. Komeza noneho udusomere n'umurongo wa 13. Kugira ngo twihute cyangwa usome wihuta. Nimba ushobora kwihuta komerezaho 11. 11. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka, bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. 12. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana. 13. Ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa mu minsi bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye. 14. Kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Kuko abezwa yagize gute? Yarabatunganije rwose, sibyo? Akoresha igitambo kugeza. Yego, komeza. 15. Kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo amaze kuvuga ati, iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo. Yego. Hanyuma y'iyo minsi niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati, ibyaha byabo. Mureke mwumva aho hantu. Buryo iby'Imana yavuze. Arongera ati ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Iyo ni Imana ibivuga. Ibyaha byawe n'ubugome hari umumama muri kugira gutya ati haleluya. Ntizabyibuka. Ntizagira ute? Ntizabyibuka. Umve 18 baransoreza. 18. Noneho rero ubwo ibyo bibabariwe, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Amen. Imana ishimwe. Mama. Ubwo ibyo bibabariwe, iyicarire. Ntihakiriho kongera gutamba iki? Ibitambo by'ibyaha. Sibyo? Ubwibye Imana yabitubabariye, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo, cyane ko nta n'ibyo wabona. Nta gitambo wabona cyagukuraho icyaha. Naho wariruki cuzuka nababara, ntibyari ibicumuro byawe. Dore imponga nikwiriye ibyaha wakoze, n'amaraso ya Yesu masa. Wabyumvishe? Nawe warira ukicuza, ntibyariha ibicumuro byawe. Imponga nikwiriye ibyaha wakoze n'iki? N'amaraso ya Yesu masa. Niyo wamenya gusaba imbabazi cyane ukicuza, si byose? Mana umbabarire, amarira kaza n'ibimyira bikaza. Naho warira ukicuza ukanababara, ntago byariha ibicumuro byawe. Bimwe mujya mukora nyine kwicuza iki kandi mukayiririmba. Tuyisubiremo. Naho babara, ntibyari ibicumuro byawe. Dore imponga nikwiriye ibyaha wakoze, n'amaraso ya Yesu. Habamo ikindi gitero.
yagukirishije ya mibyimba yagize, ni nawe gukiranuka kwawe, yakubeshejeho wari uwo kurimbuka, wakira ubwo bugingo aguha. Yagukirishije ya mibyimba yagize, ni nawe gukiranuka, ndi umukiranutsi kubera nde? Kubera nde? Ibyo gusa. Ni nawe gukiranuka, Uwiteka umucamanza yambonyeho, ntanshira, anyita Uwiteka umucamanza ambonye w'amaraso, ntanshira urubanza rubi, anyitukira, yaranshunguye ngo we niko kunyishingira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kuko adapfa singipfuye, njye na Yesu tu. Umve Satani noneho rero. Satani niwe ujya ukubwira ngo uri umunyabyaha, ni shitani iranirwa ashaka kukuyebesha ngo ntuzajya mu ijuru, ashaka kunyihebesha, njyanumbira wumve ndebayumuki wagize gute? Wabikuyeho ngere nuko si. None se izo ndirimbo ni nge wazanditse? Mujya muziririmba se? Ni nge wazizanye se? Ndebayo wagize gute? Uzabivanaho? Uzabinkuraho? Ninza? Wabinkuyeho bimwe muri byose cyangwa byose? Oya, nimujya kuntera amabuye ziriya ndirimbo muze kuzijugunya, muhere ku ndirimbo muzijugunye, Bibiliya muzishwanyure, mubete kiriya kigabo kirabeshya, ariko mwabanze guca Bibiliya, mwabanje kujugunya ibitabo by'indirimbo. Sibyo? Wabinkuyeho kera yagize ute? Guhongera, murabyumva? Kuba impongano. Yes, yapfuye mu cyimbo, amena amaraso, ahongerera ibyaha, atanga impongano y'ibyaha azayitanga cyangwa arayitanze. Imana yarayemeye ntiyayemeye? Yarambabariye ntiyambabariye? Ubwo ndi iki imbere y'Imana? Tugeze mu mwanya w'ibibazo, kuba bifite, ndago ndi bwicare ntarasubiza ibibazo byayo, ariko maze mukomere Yesu amashyi menshi cyane. Reka twumvura umubyeyi wicaye hariya. Oya, nawe baze baguhe mikoro. Ababajije turakira n'abandi. Wowe mu mama wo ku ruhande, wowe wabyumvishe gute? Yewe ngomba gutanda umukiranutsi. Kubera iki ma? Kubera ko nizeye Yesu. Haguruka. Kubera ko nizeye Yesu. Tubwire icyo wamwizeyeho. Icyo namwizeye nuko yambabariye ibyaha byanjye byose. Amen. Uranamurebaga rwose. Namurebaga.
namurebaga sibyo namurebaga wowe wabyumvishe gute ma reka twumve n'abandi sibyo reka twumve n'abandi tubwire uko wabyumvishe wowe uko mbyumva birasaba kubitwigisha cyane tukabanza tukabyumva neza yego kuko iyo ugiye mu ishuri uyu munsi ushobora kwiga ugataha ari ako wumvise buhari ibyo niyunguye ni iki wamenye none ikintu namenye nkasanga koko nicyo yego kuvuga ngo ndaza nihanira uyu nguyu nawe ari umunyabyaha naje gusanga koko biri nari nikosa kuko ndamwihanira nawe ubwe ibyiwe ni birebire yego arananyumvira ubusa nawe ubwe ntiyabasha no kwikiza ibyo yikoreye yego oya nibyo cyo nagifasheho umwanzuro ko nta muntu nzongera kujya kubwira ibyanjye nawe ibyiwe ntaba yabimbwiye kandi nawe afite birebire yego ikintu numvise kindi yego Yesu akimara gupfa twababariwe ibyaha wababariwe uvuga wowe narababariwe yego ukamwizeraho iki imbere ya byose nkamwizera ko yambabariye kandi ari umwana w'Imana kandi mu kuboko kwe afite no kumpa izo mbaraga zishobora urakoze cyane Imana ishimwe ngwino wegera imbere hera uwo numusimbuke namaje gusobanukirwa yuko yego iri jambo twize ngo nta rubanza tugicirwaho njye ndumva nasobanukiwe cyane kuko n'ibintu turirimba nta nubwo tuba tubizi yego ma n'indirimbo zose turirimba yego ntago tuba tuzisobanukiwe ngo twumve indirimbo turimo kuririmba yego rwose hari indirimbo ivuga ngo nta rubanza tugicirwaho yego ngo twarababariwe n'amaraso ya Yesu amen njye ndumva namajije gusobanukirwa nuko nababariwe n'amaraso ya Yesu kuko numva ko nta rubanza na rumwe gicirwa ku bw'amaraso ya Yesu nimukomere Yesu amashyi mukomere Yesu amashyi mureke mabwire gatoya nawe baraguhereza ntacyo murakoze cyane kumpa ijambo nitwa Uwiringiyimana Tasiyana nanjye nabazaga ikibazo mvuga nti hari abazajya mu ijuru hari n'abazajya mu muriro niko abatwigisha bajya batubwira kandi nibyo kandi ni nabyo kuva nihana iryo jambo ndagiye ndibwirwa kenshi mu bayobozi bagiye banyobora mu materaniro menshi nagiye njyamo nkavuga ngo abazajya mu ijuru abazajya mu muriro amaraso ya Yesu twigishijwe yuko twese twacunguwe twababariwe ibyaha ariko nakomeje kwibaza ndavuga nti abazajya mu ijuru bariho hari n'abazajya mu muriro kandi twese twabyawe ijambo ni muri izi mwese Yohana 3:16 byatumye itanga umwana wayo kugira ngo wizera wese ahubwo ahabwe ubuzarimbuka ninde cyo kisubije ngira ngo sawa